nishimiye kubona Ndutiranya bimugirira amatsiko menshi cyane. Nakaza mubona gusa hantu ariko Yesu nahimbazwe. Nyitegereje cyane abantu bari kubasirimba ngiye nicaye mbaza Imana Imana uko twese twadusirimba niko twese turi mu mwuka. Mbanza kureba injana abantu bababyina mbona bamwe ko barabyina ukuntu twese aba nabo bari mu mwuka biranyobera. Ariko mureke tutarama nk'abatazongera gutarama tutarame nk'abazopfa ejo tutarame nk'abatazongera kugaruka mu kabiri mwamuteguza urugenzi rwanyu. Sunahimbazwe timukaza mutarama ikinyamugi ubwo mwagaze mu mugi mwamutarama ikinyamugi muzamutarama akabari ruguru. ubwo wabiragizuya bisana ubwo wabiragizuya ubwo wabiragizuya ubwo wabonye kugabe unamye n'umuba uri Getsemani unamye n'umuba uri Getsemani unamye n'umuba wabonye mwana wawe
ubwirwa amakuba wabonye kubanje unamye n'umubabaro uri Getsemane unamye n'umubabaro uri Getsemane unamye n'umubabaro uri Getsemane
Amen. ntabwo twibeshye imana twizeye ihindura ibi ntabwo twibeshye imana twizeye ihindura ibi ntabwo twibeshye
mumpere jori microphone asomere hantu babiri. Gorigota kera waricaga banyabyara shiriye ababyeyi barahaririye kuko babuze ababo. Izina ryawe ni Nyabihanga, uwagiyeyo ntiyagarutse, benshi baragutinye kuko wicaga bose. Gorigota kera waricaga banyabyaha barashiriye ababyeyi barahaririye kuko babuze ababo. Izina ryawe ni Nyabihanga, wagiyeyo ntiyagarutse, benshi baragutinye kuko wicaga bose. Gorigota kera waricaga abanyabyaha barashiriye ababyeyi barahaririye ko babuze ababo. Izina ryawe ni Nyabihanga, uwagiyeyo ntiyagarutse, benshi baragutinye ko wicaga bose. Yoyoyoyo none ubigorigo ahindutse imbabazi, abakugezeho bose barakira. Amaraso yuko yaramenetse avumura umusoro waruhume. Singitinya ndawifuza kugira ngo ayo maraso bature. None ubigorigo hahindutse imbabazi, abakugezeho barakira. Maraso yukomeye yaramenetse avumura uwo musozi wawe. Singitinya uwo musozi ahubwo ndawifuza. Tuzamura ibiganza mwese, nimuzamure. Ese abantu uko musigaye mugira inabi nibigira nkana uku kugira gutya, hari uwo byonanira? Shaka muzamura amaboko arengaho, ntacyo bitwaye ko muzamwirirwa mwikoreye matiriyo. Asifiwe. Hari nimugoroba unaniwe bagufashe ada kurikisha amategeko igestemani, warunaniwe ariko byari ngombwa ngupfe, byari ngombwa ko ncungurwa. Bagukubise bakora inkoni ibabaza, bakwambitse ubusa kurega ibinyoma, baragushinyagurira yoyoyo kandi bakubeshyera. Tikiza kandi ijambo ryawe rikiza we, rikitakudikiza kandi ijambo ryawe rikiza.
mbese ko wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasha wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka yongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe yongera umugabo warenganye ku bwanjye Yesu yararenganye yo niba ari umugabo warenganye Yesu yararenganye niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza mbese ko wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasha mbese yongera kuvuga ngaho zikamanukira wewe yongera ibyo byose warabiretse kugira ngo ncungure ibyo byose warabiretse hari umwami uzungwanirira hari umwami uzungwanirira uwo mwami w'abakomeye uwo ni uzungwanirira hari umwami uzungwanirira we hari umwami uzungwanirira uwo mwami w'abakomeye sembabwira uwo mwami w'abakomeye ndimo mbabwira yeme niba umpumuriza ngo mwana wanje humura akambwira ngo witinya turi kumwe uwo mwami w'abakomeye sembabwira yeme uwo mwami w'abakomeye ndimo mbabwira yo niwumpumuriza ngo mwana wanze humura akasanga mu bibazo bivutse uwo mwami w'abakomeye nzambabwira uwo mwami w'abakomeye ndimo mbabwira yemwe niwumpumuriza ngo mwana wanze humura akambwira ngo witinya niwumpumuriza ngo mwana wanjye humura ngo witinya kumwe iyo byawe na satani we niwumpumuriza ngo mwana wanjye humura ngo witinya kumwe iyo byawe na satani ya mama niwumpumuriza ngo mwana wanjye humura akasanga mu bibazo afite imbaraga zo kubwiriza abantu kagira bigisha umuseke uwo niwe munyamaboko afite imbaraga zo kubwiriza abantu hagarara kagira imbaraga zo gutambikisha umuseke uwo niwe munyamaboko afite imbaraga zo kubwiriza abantu hagarara kagira imbaraga zo gutambikisha umuseke nitumwiringira niwe buye ryaswe na bubatse ariko kumana
utuma duhumeka, niwe wabayeho byose bitarabaho, niwe utuma tugenda, niwe utuma duhumeka, niwe wabayeho byose bitarabaho, niwe utuma tugenda, niwe utuma duhumeka, niwe wabayeho byose bitarabaho. Muheze pagarase hariya mikrofone ngiye kuririmba igifurero naco sinotaga ntakiririmbye. Turirimbaga kujya kwiwacu pana gakaha pana mafyeriga twama turirimba neza mumbwilile daye kisigwa marabando mumbwilile data kisigwa rero bwari butuyoboye muri iyi myaka ishize bakoze manda ya mbere haba hari komite iri hejuru iserukiye igihugu nka Kenya ibirimo abantu bane perezida na vice na secretary n'umubitsi bagafashwa n'abayobozi bayoboye uturere mu turere dufite uturere dutandatu ni Kayore ni Umoja ni Rongai ni Kasarani Gidurayi na Kitengera abo bayobozi bahagarariye utwo turere bagasanga abo bane bagafatanya uwo murimo aba bane nari mbabwiye bo hejuru bahagarariye Kenya baba bafite manda y'imyaka 2 yarangira tukongera tugahamagara abavuye mu turere babandi mwatoye bakaza bagasubira bagatora bagashiraho ubuyobozi rero muri ico gihe c'imyaka twari dufite abatuyoboye perezida yari Pasiteri Rugondera nahaguruke ntabwo ari aho ngaho agikomeje hagaze vice we yari Pasiteri Munyamahoro nawe nahaguruke umubitsi yari Rugenza nawe nahaguruke nanje wa kane ninje wuzuzaga uwo mubare wabo kuko nababwiye ko tugomba kuba turi bane hanyuma muri ico gihe harabo bakoranye cyangwa twakoranye muri utwo turere tundi navuze kubera yuko bamwe badahari reka mpagurutsa bahari Perezida Kibinda nahaguruke twarakoranye uyu mwaka ushize niwe perezida wa karere ka Kasarani uyu mwaka ushize niwe wakoraga hanyuma hano Kayore twakoranye na Patro nawe nahaguruke Umoja twakoranye na Pasiteri Kefa nawe nahaguruke Gidurayi twakoranye na Mungura yatashe naherutse turi kumwe ubwo yatashe abandi kuwa Rongayi bo twabanye umwaka ushize ntabwo ahari ndetse na Kitengera aba nibo twakoranye muri uyu mwaka ushize sumwihariko nk'aba bayobozi bo n'ubundi wo hirya twari kumwe bakoze neza ico bashobojwe reka tubashimire cyane Imana yo mwijuru ibaha umugisha
hanyuma uyu munsi wa none nkuko nari mbibabwiye, nkuko mubibona hari abayumbe bagiye bava mu turere dutandukanye barangije kubakira. Igikorwa cyari kiduteranije kwari ugushiraho ubuyobozi bugiye kutuyobora muri iyi myaka 2. Ngiye kubasoma baraza gutambuka kugira ngo bize kuba byiza. Bwana sifiwe. Mufite amatsiko yo ku cyangwa kera mwabimenye? Ubwo mutarabimenya nibwo nivyo byiza. Perezida ni Pasiteri Rugondera n'ubundi. Ayo mashiga ntimuze kuyamanura tutaza kugira ngo habayemwo mwamu yakomeza gutyo. Niko kwiza ko umwungirije cyangwa vice perezida ni Mwarimu Rugenza. Nahaguruke. Umwanditsi ni Ntasha. Nahaguruke. Hanyuma umubitsi ni Kanta Ruhumuriza. Ndatekereza yuko aba bagabo atari basha mu maso yanyu. Ntabwo ari basha mu maso yanyu. Nimubemerera mugafatanya nabo muri iki gipindi cy'imyaka 2, hari byinshi bazakora. Ariko bijanye n'umurimo bashinzwe gukora nk'abanyamasengesho. Ariko nubundi muri babayobozi b'uturere bagomba gufatanya nabo kuko abantu bose ntibuhagurukira rimwe. Hari abo bagomba gufatanya. Hano Kayore ni Perezida Patro natambuke. Hano hirya Umoja sinzi niba ari haruguru niba ari hepfo. Ni haruguru ni Kimararungu. Kasarani n'ubundi ni Kibinda n'abandi. Rongayi ni Harera Eric ari hano natambuke. Gidurayi ni Mutabazi. Hanyuma Kitengera ntabwo yabonetse ariko reka nsabe sekreteri uwo bakorana muri komite natambuke kugira ngo yizuze uwo mwanya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Reka tubasabe cyangwa tubakorera uyu mutwaro, tubahe inshingano musanganwe. Iya mbere, itorero ribategerejeho, igihugu kibategerejeho, habe n'ubwoko bubategerejeho. Iya mbere ni ugusenga. Iya kabiri ni ugusenga. Iya gatatu ni ugusenga. Ko bizashoboka kose iyo maherekezo turayategereje. Aba bantu bose wenda buri wese ntiyavuga, ariko Bwana sifiwe. Hari umumaro w'abayumbe mu karere, hari umumaro w'abayumbe mu itorero, hari umumaro w'abayumbe abantu bo kwirengagiza cyangwa hakaba bitagenda neza, ariko umumaro wabo n'uruhare rwabo n'umukingi wabo n'uw'ingirakamaro.
kuko Bibiliya iratubwira ngo mu mubiri umwe wa Kristo hari ingingo zitandukanye, namwe mu rugingo rukenewe muri kino gihe cya none. Mu mpano nyinshi mutegerejweho zo gusengera abarwayi, zo guhanura, zo kwerekwa n'izindi nyinshi, itorero ribategerejeho, igihugu kibategerejeho uwo murimo ndetse n'ubwoko muri rusange. Imana ibaha umugisha. Bwana sifiwe sana. Tugiye kubasengera Imana kuko sinifuza gutinda kubera ibindi bikorwa bihari. Reka nsabe bashumba turi kumwe barabazenguruka, hanyuma twongere tubasengere, twinginga Imana kugira ngo muri iyi myaka ibiri ibane nabo, ibayobore, ibafashe, ibagwizemo umwuka w'Imana, umwuka wera n'impano z'umwuka wera, kugira ngo zibashe gukora muri kino gihe cya none. Mu gihe ibintu byinshi bipfapfana, mu gihe ibintu byinshi bifite ishusho itariyo, Imana izabashoboze gukora umurimo w'Imana. Reka nsabe abashumba mutambuke tubingingira Imana muri iki gihe, hanyuma Revera wa hano araza kutuyobora muri iryo sengesho, atwingingira Imana kugira ngo ibane nabo muri kino gihe. Karibu. Reka tuze gusenga, ariko nta bosengera abanyamasengesho bahagaze. Niyo kariye. Reka dufate n'umwanya ndetse n'abicaye twese dufatikanye. Uyu ni umurimo utoroshe, igikorwa gikomeye cyane. Mana nyir'ijuru, mu izina rya Kristo Yesu, turagushimira ko wagize neza. Ijambo ryawe riratubwira ngo wamenye kera, warabahamagaye, warabatoranije, warabejeje, warabatsindanishirije, wabahaye ubwiza. Tugushima ibyo byose wakoze kubw'umurimo no kubw'itorero ryawe Mwami. Muri ibyo nanone Data birori mu ijuru, kubera kumenya Yesu Mwami no kugukunda ndetse no gukunda umurimo wawe, abantu bagiye Data birori mu ijuru ubahamagarira gukora imirimo myinshi kandi itandukanye, ariko yose yuzuzanya kubwo kuguhesha icubahiro. Iri ni itsinda ry'abanyamasengesho muri kino gihugu cya Nairobi. Kino gihugu kirimo amatsinda atandukanye, ariko iri ni itsinda rihamagariwe Data birori mu ijuru kuba imbere yawe no gushishikariza benshi kuba imbere yawe Data birori mu ijuru, kugira ngo urya muriro ku gicaniro ntukazime. Mu izina rya Kristo ubahamagaye ari abantu urabazi, intege nke zabo urazizi, imbaraga zabo urazizi, ubwenge bwabo urabizi, guca bugufi kwabo urakuzi, gukiranirwa kwinshi kwabo urakuzi, n'ubutungane bwo muri burabuzi. Mana nyir'ijuru, mu izina rya Kristo turabasabira umwuka wo kuri wowe ushoboza buri wese kuzabasha guhagarara neza mu gihe cyiwe, kugira ngo abashe gusoza icyo umuhamagariye kuja gukora, ndetse ab'imbarutso Data birori mu ijuru y'ikanguro ku bugingo bwa benshi. Mu izina rya Kristo uyu murimo ntibawushobora batari kumwe nawe, iki gikorwa ntibashobora kugikora udahagararanye nabo. Turabasabira umwuka w'ubwenge, turabasabira umwuka w'imbaraga, turabasabira umwuka wo guca bugufi, turabasabira umwuka wo kuganduka, turabasabira umwuka wo kukumvira, turabasabira umwuka wo kuba imbere yawe Mana nyir'ijuru, mu izina rya Kristo. Maze igihe cyose bahawe kuyobora izi ntama, bahawe kuyobora Data birori mu ijuru, aba benshi bangana batya, ureke Nyagasani Mana yanje bazabikore nk'uko ubahamagariye kubikora, kugira ngo uhimbazwe hagati muri twe. Mu izina rya Kristo ndabizi neza ko bigoye, harimo intambara nyinshi,
ariko ndashima yuko uhagararanye nabo kandi umuririmbyi yaravuze ngo ibikomeye uzabyorosha. Mu izina rya Kristo ndabasabira kugira ngo baheze amatwi yumva, baheze amaso abona, baheze akanwa kavuga ibyiza, baheze ibiganza bigukorera, baheze data bari mu ijuru gushira ubute, baheze kuba maso, baheze gukanguka, baheze data bari mu ijuru imbaraga zibashoboza mwami Mana yanje gukora no murimo mu gihe gikwiriye ndetse no mu gihe kidakwiriye. Mana nyir'ijuru mu izina rya Kristo aho bazahagarara hose uzihesha icyubahiro, nibaguhamagara uzabumve, nibagutakira uzabitabe, nibakwambaza uzababe hafi. Mana nyir'ijuru mu izina rya Kristo itabaza ryawe rizamurike, urumuri rwawe ruzigaragaze, ukuboko kwawe kwiza kuzahagararira nabo kakurya kwabanye n'umugaragu wawe Yosefu. Databera uri mu ijuru, icyo bazakora cyose ureke kizahabwa umugisha nawe. Mana ndakwishimiye yuko ari wowe uzuba igisubizo cyacu buri gihe. Urakoze yuko uzabakoresha ibikomeye muri ino myaka iri imbere, ureke bizatanga impinduka nziza kandi hazabe mu ikanguro ridasanzwe. Mwuka wawe azasohoza imigambi yawe myiza mu mitima ya benshi. Urakoze data yuko ubyumvise kandi urakoze yuko uzakora ibirenze ibyo dusabye. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye twizeye, amen. 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 Barakoze cyane, reka bicare. Ndabizi nakoranye nabo.